ubuziranenge ari ikibazo kibangamiye ubuzima rusange, ari nayo mpamvu izakomeza gufata ingamba zigamije kurengera ubuzima bw'abaturage. Byavuzwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice mu kiganiro yagiranye na RBA nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda FDA gihagaritse kikanakuraho impushya zose zo gutumiza alcohol ya ethanol izwi nanone nka Natural Spirit. Nadine Muhoza arakomeza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda Rwanda FDA cyashyize ahagaragara itangazo rihagarika impushya zo gutumiza mu mahanga ikinyabutabire cya ethanol hagamijwe kurengera ubuzima bw'abaturage. Rwanda FDA kandi yanatangaje ko yahagaritse ubusabe bwose bwari bwatanzwe bwo gutumiza iyi alcohol kugeza igihe hazatangwa andi mabwiriza. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yabwiye RBA ko iri tangazo rusange rireba buri wese ukora ibikorwa bifitanye isano n'iyi alcohol ya ethanol, cyane cyane inganda zenga ibyo kunywa. Buri wese uri mu ruhererekane rw'icyo kinyabutabire cy'ethanol kuva ku cyemporuta kivuye hanze kugeza kugikwirakwiza mu bagikoresha. Bije gushyira kuri gahunda byari bimaze iminsi ari akajagari mu gukora izi nzoga za gin, kuko icyo kinyabutabire nicyo gikoreshwa mu gukora ziriya nzoga za gin. Uburyo cyakoreshwaga ntabwo byari bigikurikiza amategeko, ni cyane cyane mu nganda z'abakora ibyo binyobwa. Abahinga ibyo bifite uburyo kibikurikiranwa na Minaroke yashyizeho amabwiriza. Niba ushaka kwenda ugomba gusaba uburenganzira cyangwa se ukamenyesha icyo gikorwa ko gifite abayobozi mu nzego z'ibanze bakagufasha gukurikirana ko wuzuza ibijyanye n'ubuziranenge n'isuku. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rwamagana bavuga ko bazi zimwe mu ngaruka z'ibinyobwa batazi uko byateguwe, bityo ko icyemezo cyafashwe cyo guhagarika no gukuraho impushya zose zo gutumiza ethanol kizatuma bagira ubuzima bwiza. Ethanol tukunze kuyita tineri. Iyo rero iyo tineri mu by'ukuri kuyishyira mu binyobwa tubonye ari ibintu bibi, kuko biri kugira ingaruka. Ugasanga umuntu habayeho guhuma kw'amaso, ugasanga nk'ibijyanye n'indwara zo mu nda, umwijima wangiritse. Mbese natwe tugiye gukomeza tugira umuhate no kutongera gutekereza kunywa ku bintu tutazi uko byateguwe, kuko ibintu bitateguwe neza biri kugenda bigira ingaruka, ugasanga natwe bitugizeho ingaruka zitari nziza. Ikigiye gukemuka izo ndwara za hato na hato zazaga ku mubiri, ubwo buhumyi, uko kutumva, hari n'izindi ndwara zazaga mu mubiri tutabashaga kurebesha amaso. Izo ndwara urumva ko nazo zigiye gucika, umuturage akagira ubuzima buzira umuze. Umuvugizi wa guverinoma wungirije Uwera Jean Maurice yavuze ko impamvu yo guhagarika itumizwa rya ethanol ari uburyo bwo kurinda ubuzima bw'abaturage. Icyo twasaba ni uko umuturage ari wose amenye ko izi nzoga zitujuje ubuziranenge ari ikibazo gihangayikishije leta muri rusange. Ingamba zose ziri gufatwa zikaba zigamije kurengera ubuzima bw'umuturage bongerwagaho n'ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge, bikagora leta kongera kumuvuza. Igikorwa gikomeza, ibindi bizagenda bigaragara nabyo bizagenda bifatirwa izindi ngamba. Imibare itangazwa n'inzego z'umutekano igaragaza ko mu mezi 6 ashize abishwe no kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bageze kuri 50, mu gihe abo byateye ubumuga burimo ubuhumyi bageze ku 100. Nadine Muhoza, i Kigali.